kugira ngo bakwishyure inzu. Nose ubu ahubwo siri kubitekereza gute? Ntago ndi gutekereza, urabizi neza ahantu bari. Bari abagabo si ko ari abantu b'abagabo ngiye nk'abandi umwana muto y'umukobwa n'abana mutoya ariko mwana mutoya sindi mutoya mufatiye kuri uyu muryango rimwe. Gatatu so bafite ikidori mu mufuka afite utarapfumutse so y'ubwo ufite cyo ku muryango ngira ngo mpunze umugabo imba ntunzi imbwa imba ntunzi uvuze gutwa ngo uvuze gute waracirire njye ku muryango ngira ngo ndimba no naho bigeze ibyiza makuru twakwishyuye se twakwishyuye se hari ikibazo nakubwiye ko afitanye nawe none bitezera ko numva bari hehe abana ntabwo mbizi ntabwo ugeze ute ntabwo mbizi niba nje kubareba urabizi ahantu bari kandi ahubwo uravuze ngo reka ugume hano njijishe numva musohoke we mujijishe se musohoke mwe mwinyishyure abantu ariko bamazemo amezi 4 urumva abantu bamaze mfite kwihangana kugeza ryari bashaka ko nihangana kugeza ryari ntabwo bakwishyura amezi 4 yose nanjye ngiye gukodesha inzu kandi mfite inzu hoya ntabwo byabaho none se kubera ahantu babura babwira ahantu rero wabasize ntabwo mazi nari manutse nje kubatira icyuma cyo guhata ibirange uje kubatira icyuma yego subundi ngo mwawo nyishyura ariko yewe udafite n'icyuma none se aba bamirabusa ni uje gutera icyuma actually ni cyanjye bafite nuko nyine babuze 700 agura icyuma ntabwo mbizi reka ntabwo bino bintu ndi bubyemeye urumva mbwira ahantu bari basi n'amezi 4 ndaguha amakuru ubundi niyo kuyahomba ntabwo mpazi kandi nanjye nari kubareba arandira reka ndabiza amayeri niba hari ikintu bagwaye cy'igiciro ndakubaka nese urumva ari iki cyatuma bampa igiciro aho kugira ngo bakwishyure inzu nose ubu ahubwo siri kubitekereza gute ntabwo ndi gutekereza urabizi neza ahantu bari bari abagabo si ko ari abantu b'abagabo ngiye nk'abandi umwana muto y'umukobwa n'abana mutoya ariko mwana mutoya sindi mutoya mufatiye kuri uyu muryango rimwe umva aba ni abaturanyi wese njye njya ku muryango w'abaturanyi mufatiye kuri uyu muryango rimwe uri gusohoka buri gihe se ubuje gutira icyuma ase wajya ujya kubitumurira ndaryamye ndimo kwibwira ngo byibura wenda hari aho bigeze kumbura cyahate bikarota narigize ngo wari wagiye ku kazi nagiye ku kazi se nari kujya ku kazi ndyamye harimo ishasi mu buriri ubu se abandi ntago bacyuye umubyizi ese iyo uryamye buryamanye ariko reka nkubaze ugira ngo akazi uko gashatse uko cyangwa uko gatekereje niko ukabona kazagusanga muri buriya buriri se n'uburiri se ese mu gihe nta rendezvous mfite n'iki se ni ikiraro cyangwa n'intuza n'isaso y'inka ndaraho wabugize ikiraro nuko gusa ibyo ngibyo n'ubundi urabimarisha iki waguze se uzi naho byaturutse basi se ufashe na 300 uvuga tujya kugura akarobo k'ubugari 300 so bafite ikidori mu mufuka afite utarapfumutse so y'ubwo ufite cyo ku muryango ngira ngo mpunze umugabo imba ntunzi imbwa imba ntunzi uvuze gutwa ngo uvuze gute waracirire njye ku muryango ngira ngo ndimba no naho bigeze nshobora no kuza kunywa amazi nshobora no kuza no kwarura ku byo batetse nkaryaho ni ibintu bisanzwe nawe bazakwarura umva rero mubwira mbabarira hasi ndakwinginze pe ciye bugufi aba bantu barandembeje sibyo barandembeje
basi mbwira ahantu bari bwa nyuma nyine tuvugisha ukuri. aho si umugabo bamonomye Ndi ahantu bari ariko cyangwa asa abantu barinda bakura he wa mugabo ko nje nakwishyuye amafaranga y'ukwezi kwawe nta deni murimo abangabe byaba none urabahisha utumye bo batanyishyura ujye guhera ntabwo ariko mwebwe nk'ubwo muri mu ku izina ry'Imana ngiye barandiye none si ubwo ngubwo urambwira ngo abantu bane bose ariko gute babura ameza babura amafaranga ibihumbi magana ngaho ni babiri abandi babiri nsenja nsanga abandi ngo baraye ubwo nyine njya mbabarare ahubwo se randiro ariko uzi ko banyiriza ahangaha nkaho ngemba nje ku kagari ngiye ahubwo se wowe kuki wirirwa wagiye se basi ubahamagara bakakwishyura nagi ubahamagara kuri telefone nimero se baracyayigira yanjye block uko ari bane bose ntabwo nkiba on top nimba wowe ubwo ariyo muvuganiraho bamamagara njye na telefone nazanye telefone nyisize mu rugo donc nyisize mu nzu yanjye cyese ubwo nizina uteye ski kanyumvira ntabwo njye nakwishyuye wa mugabo we ntabwo nakwishyuye amafaranga y'ukwezi kwawe waranyishyuye none saba ngabo ujya kubahinza ngiye warambwiye mvira mumva mu maso nukuri naje none tukabantu wenda nabona dore urabizi ko bari urabizi neza ko bari mbizi ko barimo nabikubwiye pe sha uri kuntera umujinya kandi ndakara urabibona nurakara ndabona iki njye ntabwo nakwishyuye amafaranga y'inzu yawe uyu muryango ntago ari uwanjye uyu muryango si n'uwawe igihe bawubaho ubwo rindira bakwishyure nibatakwishyura ubasoremo njye n'ahantu mpuriye n'ibyo twavuganye mu buryo bwo kugira ngo nze kubafata twaje kurarana urarana nande iki kigabo kiramenyera agaruka kubareba kagaruke muntu kandike kumutuka atazanyiruka jewe ndimbwa ese umugabo udatanga rasi yabari ariko reka nkubaze njyewe nonongezaho kwitwa imbwa njyewe umugabo udatanga rasi mbese nyine urumva ko ndi tunyise imbwa noneho sawa ubu nabivuyanga ubu nabikandagira nkabivuyanga ukabibona noneho nkareba ubwo njyewe ndimbwa nzagushishimure nkurya inzara se ubundi nkurume noneho ubone ko ndi n'imbwa ndi nayo idakingiye noneho imbwa nk'umugabo ugutunze abana banga hanyuma ubwo se n'imbwa abana banjye bo ni iki ubwo ni iki wowe ubabyara mvura nkubwira umuntu ntabwo ngukubita none ahangaha iyi nkunu yibike uyishyire ku masaka uko uzajya uyibona uzajya wibuka ko ntari imbwa sibyo ubu ndi imbwa nka kariya kanyokorome kirirwa kaza gahese umugongo ahangaha kakaza kaje kwishyuza ubufaranga kayobeyeho kuri ntuzi uri mwishwa wabo ese inzu hariyo wishyura ubu ntiwabuze na leta yo gushira ku nzu yaduhaye ntayishyura se ubu ngubu wahukanye ukazi iwacu ntabwo waza ukaryama ninde wakwishyuza inzu iwanyu he mu cyaro njye ntabwo nzaba mu cyaro mvura nkubwire aho kugira ngo uzajye unyita imbwa ugomba kuzajya mu cyaro njye ngasigara mu mujyi mpagaze nabona amafaranga nkajya nkoherereza urumva wa mugore ndagukunda ariko ntabwo wumva ndagukunda ariko ntabwo wumva njyewe nyiramariza nkajya mu cyaro njyewe ntabwo najya mu cyaro marume afite inzu hano i Kigali utanishyura n'isoni muricara mukangambana natugize abagore bagomba guceceka abagore batavuga ntaho nzajya hanyuma se umugore uvuze uko umugore avuze yita umugabo w'imbwa erega ni ibikorwa byawe si uri kumbwira ngo nimbyare njyane mu cyaro nzajya mbyara njyana mu cyaro ubwo ugiye guteka urya wenyine nteka se si amazi ngiye gushira muri izi karoti hari icyo kubirisha wampaye aho nagiye kuzikura wahabonye ntiyanjye nyekeye mpereza ihasi wakwihatira dore icyuma kagasuzuguro kasha wa mugore ku izina ry'Imana nubona ko gasuzuguro katagushizeho urabizi njyewe ntacyo nigeze nkwiba ariko ugacunga agiye kugenda ugafata karoti ukajya kurya urayihekeye ngo yani sore kurya wenyine byinjiye hano mu rugo ntabwo tuba tubisangiye
genda ushyiremo siriduwiri uraza noneho urarya nk'agace. umuntu yagenewe z'indabo. ndasohoka mfunga ukabona wagiye ku muhanda Ngiye kubitsa amafaranga sheri ntabwo namenye ko wabyutse. kubitsa amafaranga kutabimbwiye unyakubikira Sheri wari uryamye ntabwo kubyutse kandi nayo nyakeneye ndashaka kuyohereza rero ntabwo nakwinjiza sibyo. kuva ryari ngo iki gipangu umaze igihe kingana gute ujya hanze utambwiye ntagiye maze ngenda hanze nuko byari by'ingenzi kandi nanze kubyutsa. nyereka message y'amafaranga wabikije. Ntabwo ngiye kuyohereza kandi ntabwo nabikije kuri yanjye ngiye kuyohereza. nyereka umuntu wayohereje nyine. Nguburyo se rego wese kwereka na message yanyandikira nyine akeneye amafaranga ntabwo nakubeshya sheri. Ukifata ukajya kubitsa amafaranga ku muhanda uzi n'amafaranga yose mfite kuki utabimbwiye se ngo nyakohereza. Sheri nanze kugukangura ngaho basi mbabare. byari emergency ku buryo wumva ko ugomba kujya ku muhanda mbere y'amasaha. Sheri byari emergency cyane. Yombwa. umuhanda se muri mpaka abantu ndetse namugina abura gutina Akoze inyuma y'amarido mbana umukobwa wiyubashye. gatari cyo kunyibwira Kwimana. Yigo. Ahubwo reka mubwire. amakuru y'imiki Ni meza mane. babona ko baba ngombe bwa nyuma nanone mbaba yewe Umva umpobera wagira reka nkubwire. mise gukombora Umpobera wagira. Muye n'umugabo hariya yasaze ngo yababuze. Randirode. inde Randirode. Ese mugabo uretse mane. Kuri umuntu w'umugabo njya mbona ufite amafaranga wambwiye ngo uri umukire mane. Kuki utishyura inzu? Byagenze bite? jawe inzumba mu yose ndayishyura ariko mana basi mana kucurema abantu bakagenda bakaneza urubwa mbega umugabo mugome. Uzi ko nkurikije ukuntu nabivuze ushobora kuba umurimo nk'umwaka wose utarishyura. awuzubera subuhana jawe Oya ni njyewe noneho bari kugenda bibwira abantu bose ngo nagunishyura kweli. Twahuye yarambwiye ati ba bagabo baba mu nzu yanjye handi hepfo y'inzu yanyu ko nababuze byagenze gute bagiye barimutse ndamubwira ati wapi baracyahari n'ubu ngubu bashobora kuba bari mu rugo. ibaze ko ngewe amafaranga mbonye nta kintu ntekereza ntekereza Randirode reka nishyura direct izina ry'Imana mvuna umuheto. ariko ikintu kimbabaza ni uko abantu batanyurwa. Ni wowe umwishyurira se cyangwa undi muntu akamwishyura? Kubera ko nkurikije ukuntu ahubwo agiye kubirukana mwe mushaka ahantu mujya pe kuko yarakaye yavuze ngo muramwihisha yarababuze. yavuze mu bikwirukana Yabivuze. Duhuriye hari haruguru kwa Nuza kwa Jona nabimbwira. Hari imbere y'igipangu cya Jona. iri akajyadanje Cyane. Ku buryo arambwiye ngo nguhamagare ntabwo uhamagara ukanga kunyitaba. byari emergency. Sheri mbabarira bazi sibyo kuri iyi nshuro ntabwo nzongera nta kindi kintu na kimwe nzongera kujya gukora nzi nakumenyesheje ariko ni ukuri nanze kubyutsa nabona gusinzira nayo mbisi watashye unaniwe nta nubwo nje nanirukanga kugira ngo ntasanga utarabyuka none ndi kubona wanabyutse wirukanka uzigiye muri siporo. gusa nambaye umuntu ugiye muri siporo ubu nari nsohotse basi mbabara ntuzongeye kuva muri iki gipangu utambwiye twumvikane tubyemeranye ibyo bintu. Sheri ko mba ntagiye kure hari ikibazo ngiye njya hano hanze ku mabotike no muri gukora iki se dufite umukozi gituma umukozi ibi si ibibazo kagira mama dore nanjye kubera stress nibagiriwe n'urufunguzo mu modoka none yiburutse ubu ngiye kuzana umukanishi ku muhanda. Sheri ngabo samusoro ndakarira sorry zayigo tabyongeye. It's okay. Injira mu rugo sheri. Nta kintu ukeneye ku muhanda. Ntabwo uri bwongere kugenda. Nako ntuzanongere. Sibyo? Ndahita ngaruka. Sumwe ko mpita ngaruka. niwe mpamagara gasi ntuzi kutakurije nimero yawe
nakoresha agatigo nyine naguze tigo kubera amayinite asigaye ahenda mani yo kuri MTN. wenda anje tugeze tubana nabi suri umuntu wanjye Manda umuntu uri umwana mwiza mana. Reka nkubwira ahubwo sinzi impamvu utishyura inzu kandi nzi ko uri umugabo w'umukire tubana muri iki gipangu buranda nakwizera. wambabariye ko buri kintu cyose basi ujya ndi umuntu mubi Oya rwose pe Ubona nibyo nanjye nibajije. suje ubona ko simfite ahazaza Yumva neza cyane. sinzi gukora Cyane uri umukozi uri umuntu w'umugabo. wangurije amafaranga nyishyuza abandi ko wambabariye ngenza ngo izina ry'Imana rizagwa mbabara mu buryo nk'amafaranga basi mu nkumbi 100 sawa iryibi Ariko Imana iragenda ikabaha igihagararo n'umutwe ungana nk'ipera cyangwa n'umutwe ungana nk'igihaza cyangwa zamuka n'umutwe ungana nk'igihaza cyangwa watermelon yarangiza muri uwo mutwe igashyiramo ibikoma cyangwa amazi. Uri gicucu uratekereza ugira ubwenge wowe. isugoma amafaranga nyishyura inzu ejo ngakora Gahabwa ivu n'uburozi gahabwa wagicucu we ndaguha amafaranga ndayakura. Ubu kundeba mfite amafaranga. inshuti ibonera mu byago simubonye simubonye ndi mu byago muranereranye Ntabwo umaze kumbwira ko wowe wishyira inzu mbesirira. umuntu yasize navuga ubustashwe navuga ubuntu bw'umuganga None wasinze ufite umusa njye nabyutse ndaho ngaho ndi kwiyondora kubera imbavu n'imigongo waraye uvuna nanjye kunira seseme ngo ndagukora massage do zi massage ndagukora ndagukora ikintu bita nuze full body ukora n'indi bita zibagahambirwa naze nanone yambasi nishyuza n'amafaranga mfite. Ikindi ubusabusuba wamaye bw'ubufaranga budashinga nibwo uvuga ngo uzurumva nabanyibufite. basura kumeza nunuka basura yoro yama nukomeza kunukura yama ahubwo ubwenge bwawe wabukize. nta kibanze banzi ko ubu manzi ko uri inshuti yanjye kwangeza mu byago manzi ko nibuze gutabazuka ukagira gutyo ukatumwa ati nta kibazo cyuzanye nuko bareba mutumbaraye gusa muri mu makoto ubona akajya ngo muri n'abantu. Ariko mana we gusa ngiye ngubwira ngo agapiro kame gusinya kakuguriye wakama ako ngiye ntabwo mfite uwo mutima gahabwa wo kubwira abantu gahambirwa. nanone Agapira wakamaye he ntabwo nkagura mu muye waraye wicundacundamo umvuna imigongo n'amaguru sinza vuba rubwo mbere nk'abandi ngo ninde sinjiramo nkahita mvamo kababare kwasa. sinjya ngubabarira rimwe na rimwe nakubwira ngo ntabwo ndi butinde kandi koko iminota umwe nkaba mvuyemo nkaguha amafaranga yanjye Bene riseseme genda ushaka amafaranga y'abandi wishyuye cyangwa babirukane mujye kurara hanze. basi masenga ndapfukana nakubwiye ngo gahabwa uburozi. Gaho cyasanze nk'uhenyoko kwasa. Ibigabo bitagira ubwenge umuntu uri kubireba gusa bitombaraye bivuga ubusa akagira ngo ni nabizimu. kubera iki muba mushaka kunaniza umuntu ku izina ry'Imana? We ngwino hano uri mu biki niko ntabwo uyu munsi munkira tugende musohora ibintu byawe ndaho se mwankundi ndaho ngiye mwankundi ndimo ndabishyuza amafaranga ayahe kandi ayahe mafaranga ntabwo twayishyuye najya hano bakubwira ko nirandira tujye mwubaha ntabwo mwagize ute nirandira tuba mu nzu yiwe uyu nguyu yarambwira ngo yaguhaye amafaranga ngo yampe wowe ukambwira ngo wayahaye ariko yo munsi si byo nibyo ari hehe ko nawe n'umuvandimwe wanyu ye wowe n'umuvandimwe wanyu tubana muri iriya ndeba ntabwo ndeba nanjye naguze amadirishya 2 n'urugi rumwe ntabwo navuze ngo abavandimwe yatwurije nako arashaka gushaka amezi yanjye 4 n'ibindi nimba mubishaka ndabikora nimba mwakize mumbwire ariko papa sobanurire neza mbabare umbwire neza kuri rizuba niba ugiye kuyaza uyu mupapa Android umuntu mwiza Imana yadufashije pe sindi umuntu mwiza ku mafaranga yanjye utongera kuntera Android sobanura none se ngareko tujye mu